Ndabakiriye kandi mukomeze kugubwa neza abakunzi ba NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe mubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi by'umwihariko mu myidagaduro ku makuru abakomeje kugenda caracara kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda zicaho amajwi amafoto ndetse n'amashusho nka Instagram, TikTok, YouTube nkurikiraho kano kanya, Facebook, X ndetse no kubitangaza makuru bigiye bitandukanye bakagenda bazigarukaho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku imodoka ya Aria Cool cyangwa se Isimba Alliance, umuherwe kazi imodoka igura arenga miliyoni 200 z'amanyarwanda yazamuye amagambo akomeye cyane, noneho muri bamwe bazwi cyane mukurikije nka thumbnail twakoze mwabonye umunyamakuru DC Clement, kuko inkuru ya DC Clement na Aria Cool ni nayo yazamuye umwotso ndetse ikomeza kuvugisha abatari bake. Harimo amagambo akomeye cyane, harimo gasopu nyinshi cyane muri iyi nkuru, gusaba kutaza gucikwa dore ko kugera ku musozo w'iyi nkuru uraza kumva ibintu bishyashya gusa nta kintu turi buze gusubiramo mu byo twavuze, ahubwo buri ngingo yose iraza kugutungura wibaza ute se ibi byagakwiriye cyangwa se ibi ni ibyiki. Byose ndi hano kugira ngo tubisobanurirwe hamwe, tubyumvikaneho kandi tubisobanurirwe, uko se twe gusa tubibuze kubisobanura, kuko nubwo ari amakuru yakomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mureke twifashishe iyi nkuru twakuye ku kinyamakuru igihe yanditse. Mureke twinjire rero muri iyi nkuru, gusa by'umwihariko wibuke kwiyunga na NB Zoom ukanda like, subscribe, ufungure iyo nzogera, hanyuma utange igitekerezo cyawe muri comment, utubwire uko ubona iyi myidagaduro yo mu Rwanda kugeza muri aka kanya. Usubize iyo pinned comment twashyize munsi muri comment, utubwire icyo bitekerezaho, hanyuma wibuke na share kugira ngo abagenzi bawe nabo bamenye amakuru nkaya. Mbahaye ikaze, nge nitwa Sana. Dore rero uko inkuru yose iteye. Isimba Alliance wamamaye nka Aria Cool akamenyekana cyane muri sinema nyarwanda no mu mideli, gusa yamenyekanye cyane muri sinema. Uyu munyarwandakazi yikomye umunyamakuru DC Clement wanditse kuri Instagram ko yaguze imodoka ihenze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ashaka kwemeza abantu. Sinzi niba uri muri kumva icyo kintu. Uyu mugabo yabyanditse mu butumwa yanditse agira ati: ndagira ngo mubyumve ubutumwa, ndagira ngo mubusome neza bwa DC Clement, ndatekereza ko naho ngaho kuri screen zanyu murimo kububona. Yagize ati: aho kurata imodoka y'inkongomani nitwe umukiri Nyarugenge, umwana w'igitwe naguma kuri Caterpillar yambaye inyarwanda. Caterpillar murazizi za mashini zikora iby'imihanda. Ndakubwira ukuri ko pressure yo kwemeza abantu izahitana abantu Nyarugenge. Kanigire kwibagarira inyumbati hano igitwe akavura kaguye. Ndagira ngo murabubona ubwo butumwa bwa DC Clement. Nta kuzuyaza, abantu bakimara kubona ubu butumwa batunguwe cyane, baravuga batese ibi DC Clement abyanditse ari muri za joke cyangwa se. Ariko ni nyuma yuko Aria Cool yari amaze gupostinga imodoka nshya yaguze. Gusa nta kuzuyaza, Isimba Alliance cyangwa se Aria Cool yifashishije nawe ubutumwa bwa DC Clement, yahise yandika ubundi burebure agaragaza ko kuba yarabaye mu Rwanda bitari amahitamo, ahubwo ko umuryango w'ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko wari warabujijwe uburenganzira, gusa ashimira u Rwanda rwamwakiranye urugwiro. Ubutumwa bwe nabwo muri kububona, usarika nabwo tubusome. Ati: iteka dushimira u Rwanda rwaduhaye amahirwe yo kuhakurira, kuhakorera, kuhatura no kuhatungira mu mahoro n'umutekano usesuye. Kuba bamwe muri twe uyu munsi turi mu gihugu cyacu cya Congo byasabye imbaraga, ubwitange n'amaraso y'abasore n'inkumi za M23 cyangwa se
M23 cyangwa se M23 nzahora nshimira iteka. Uyu mugore yakomeje avuga ko kuba abanyekongo bagira umutungo cyangwa uburenganzira ku gihugu cyabo bitagateshejwe agaciro na gato. Akomeza abwira uyu munyamakuru ko gukina n'inkomoko y'umuntu ari ikosa rikomeye cyane. Avuga ko Kongo atariyo yatuma imodoka ye ita agaciro. Aliyakuru ati buriya rero wakina n'ibindi bintu byinshi ariko ntiwakina n'inkomoko y'umuntu. Ubutaha mujye mukina indi mikino aho kuba iy'ibihugu cyane ko inyota yo kubaho turi uyu munsi ushobora no kuba udafite n'icyo wowe uyiziho. Ati imodoka nubwo wayitungira mu gihugu ikorerwamo ntibyayikuraho agaciro kayo. Uyu munsi sinibaza ko Kongo ariyo igomba gutuma ikintu gita agaciro. Muri kubyumva neza uko ibintu byifashe muri aka kanya. Kongo siyo yatuma igihugu gita agaciro cyangwa se imodoka plutôt ita agaciro, cyangwa se ngiye hesha agaciro n'ubundi imodoka iba ifite agaciro kayo wa mugani we aho yakorewe ndetse nayo igura. Iri terana magambo ryabayeho nyuma yaho Aliyakuru yerekanye imodoka yeruka kugura yo mu bwoko bwa Mercedes Benz G Class cyangwa se G Wagon. Imodoka igura amafaranga arenga $200,000 z'amanyarwanda. Nubwo yayiguze ariko yayihaye plaque yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo ntako byakagombye kuba ari igitangazo cyangwa se ngaba ari byo bituma abantu bagira amagambo menshi, kuko imodoka kuyiha plaque nk'uko yabisobanuye hariya ni ahantu Aliyakuru avuka nubwo atahakuriye kubera ibibazo bimwe na bimwe byo muri kiriya gihugu byabayemo. Ariko sinzi nimba byatuma ahazinukwa kuko ni iwabo. Gusa ikibazo cyakomeje kuba ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga bati ibitekerezo babitanze, niba mufite akanya munyarukire ku rukuta rwa Aliyakuru murebe ibyo abantu bagiye basubiza, murebe post ya DC Clement ibyo abantu bagiye bayivugaho. Gusa ni ibintu byateje impaka nyinshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga za hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibitangazamakuru byakomeje kugenda biyandikaho iyi modoka. Ese iyo modoka ya Aliyakuru cyangwa se riterana amagambo rya DC Clement na Aliyakuru ryari rikwiriye cyangwa? Duhure muri comment, like, subscribe, ufungure inzogera tujye tubana buri munsi, hanyuma usharinga video bagenzi bawe kugira ngo nabo bumve ku makuru nkaya abari muri NB Izum, kuko ni inkuru zacu ukuri kwawe. Je nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.